dutanye n'umusore ahubuka akikubita hasi. Umusore ageze mu cyumba yirwanga ajya gufungura urugi, arugezeho asanga urugi rufungurwa na kode. Umusore yahise atangira gufomboza amakode gusa n'ibyamura igikuta cy'inyuma gitangira kwifunga. Umusore n'ubwoba bwinshi atangira guhigira ahantu hose kode mbere y'uko igikuta kimugeraho. Gusa nyuma y'akanya iminota yari afite imushiranye igikuta gihita kiza kiramusyonyora, bahita badusubiza inyuma y'iminsi 3 mbere y'uko umusore yisanga muri iki cyumba. Batujyanye muri classe, batwereka umukobwa witwa Zoe ari gutukana na professeur wiwe, amubwira ko ku bipapuro babona z'ibintu gusa muri classe atajya asubiza. Professeur yamugira inama yo ko yajya mu bandi kugira ngo abashe gushirika isoni. Zoe namusezeranya ko agiye kwitestinga kugira ngo ahindure imico ye. Ku rundi ruhande, twereka umusore witwa Jason yakira impano ngo yoherejwe n'umukiriya we, agerageje kuyifungura iranga ayisigaho ngaho arigendera. Twihuse batwereka n'undi musore witwa Ben aka promotion boss we, gusa boss amubwira ko bitakunda kuko atujije ibisabwa kugira ngo ayihabwe. Ku mugoroba batwereka Jason agaruka mu birarangiye yongera kubona ya mpano bamwoherereje. Barangiye batwereka Zoe na Ben nabo bakira impano bimeze kimwe. Zoe ngo yayoherejwe na professeur wiwe, naho Ben we yayohererejwe na boss we. Bose bahise batangira kuzifungurira rimwe. Jason ajya kureba tutorials kuri YouTube. Ben atangira kuyihondagura n'inyundo, naho Zoe we ajya kurebera mu bitabo byo ku ishuri. Nyuma tureka ya box yari yabananiye kuyifungura yifungura ubwayo. Harangiye asohokamo agapapuro kabatumira kujya mu mikino ya escape room ngo ku muntu uzayitsinda azatsindira ibihumbi 10 by'amadolari y'Amerika. Ku munsi ukurikira batwereka Ben aza kunyubaka kuberamo ya mikino. Akinjira amasanga abagenzi be bamutanze maze batangira kwibwirana ko bose batari baziranye. Jason yabajije nimba muri wari wigeze akinira imikino maze Dan avuga ko yakiniye imikino irenga 93. Bamubajije uko ikinwa, abwira ko baba muri zo gusubiza mu gihe runaka wabyica. Umusekirite agahita aza akagusora ugataha iwanyu. Nyuma batwereka Ben ashaka gusohoka ngo ajye kwitumura agatabi hanze. Ageze ku muryango afunguye ipata rya rero ritarigwa, abajije bagenzi b'ikibaye. Dan ababwira ko imikino ngubu ishobora kuba itangiye. Dan yabonye ko umuryango unafungurwa na kode, arangije ababwira ko misaro gushaka kode, maze bose bahita batatana batangira kujagajaga inzu zose bayishaka. Nyuma kanyazo yabonye igitabo cyanditseho 151 agira ngo ni kode, gusa yishyizemo igisenge cyose gitatangira kureka urushyuhe bwa danje. Amanda yahise abaza Dan niba ari ikindi bakora, maze Dan ababwira ko bashobora gusaba ubufasha. Amanda we na Jason bakomanze ku idirishya rya secretary yanga kubasubiza. Ben wari umaze kurambirwa afashe kizimyamwoto ngo amenye idirishya asanga ari plastike, atuma n'ibikuta byose byo mu nzu bitangira kwaka. Twihuse batwereka zabona urufunguzo kuri ya kizimyamwoto. Bafunguye idirishya rya secretary basanga ari upuperwa bavugishaga, batangiye kwiheba. Telefone yari imbere itangira gusona. Jason yahise yitaba n'ibyishimo byinshi gusa yumvisha ari ibijwi by'ikiro bahita kupa. Ayishyira telefone hasi amadirishya y'inzu yose arifunga. Nyuma akanya asohoka n'ibivandarateri bitangira kubita icyuka gishyushye, maze bose bahita batangira gutuka Dan wabeke ko yatari imikino y'urugo. Nyuma tweka zavumbura ko amabuto ari ku meza ashobora kwafungurira inzira yabavana muri iki cyumba. Zarangiye amagara bagenzi be baraza baramufasha, barangiza boriza Jason wajye kurebera nimba ari inzira yabageza hanze. Jason nyuma akanya yabwiye ko ari inzira, maze batangira gusohoka umwe kuri umwe. Zarangiye umutwe wo kuzana amazi bagashyira kuri aya mabuto kugira ngo nabo babashe gusohoka. Ben na Dan no batarasohoka umuriro wakutangira kuva ku gisenge. Bagisohoka Dan ucika habura gato ngo umutwihe. Twihuse tweka abasore bisanga mu cyumba cy'ingufu ifungurwa na password. Amanda aranye atangira gupopera kamera asaba ko bamuvana muri iyi game. Arafashe telefone ngo amagaze ubufasha hanze nabyo biranga, asanga nta rezo. Aho kanya Ben nawe yasabona kapa kari izina ry'indirimbo imwibutsa accident yakoze. Arangije ababwira ko password ishobora kuba ari izina ry'umuhanzi bita Rudolphe. Jason arishyizemo kuko ryemeye. Ben ahita atangira kwibaza uburyo abantu bazi indirimbo ya nyuma aririmbanye n'inshuti ze mbere yuko bakora accident. Tugiye kuri game ya gatatu, tweka ba Jason binjira mu cyumba gikonje cyane. Dan yigemera ngo arimo kigarukira gonga igikuta kitagaragara, gitagisora umwe ukonje cyane n'inzugi zose zitazifunga. Jason yahise asaba bagenzi be ko bashakisha inzira bavana hano, maze nyuma Jason avumbura urugendo amenya ko misari gushaka urufunguzo. Asabye bagenzi be gutatana ngo barushake, zavumbura sumaku. Mike nawe avumbura ikiboro barobesha, maze barabifatanya. Bohereza mu ndiba y'amazi bazamura barafu ifite urufunguzo mo imbere. Nyuma tweka group iri kugeza kumena ya barafu byanze. Jason arangije bibuka ko Ben afite burika cyanisha itabi rye ayimutiye. Ben ajugunyira Dan hasi ngo ayifate. Dan yabaye agifata burika yindukirwa mu mazi, maze group itangira kuvuza induru. Amanda ashatse kwinjiramo ngo amufashe Jason amubwira ko nawe yahita apfa. Abasore nabo bari gushidikanya babonye Dan apfuye, bahita bamenya ko bari mu mikino ya nyayo. Twihuse Jason abwiye bagenzi be ko bagomba gukoresha ubushyuhe bw'imibiri yabo mpaka barafu ishonze. Zabyanze Jason ababwira ko afite experience, ko mu minota mike cyane bose baratubwenge ntagire umenye icyo gukora. Group yahise igira ubwoba, barangiye bashyira amaboko yabo kuri barafu maze aragendera batwika. Gusa nyuma y'umwanya munini urufunguzo kuko baruvanamo bose bataye ubwenge. Jason ageze ku rujya rufunguye afunguka urw'inyuma, n'aya barafu bari bagaze itangira gusaduka. Gusa kubw'amahirwe bose bacika ari bazima. Tugiye kuri game ya kane, batwira group noneho yisanga mu cyumba gicuritse. Barangije bakizwa na telefone ari gusona, Mike yitabye. Hahita atangira kuvuguruza ikirusakuza rubamena amatwi. Jason yabonye urugero udafite seri, arangije ababwira ko misari gushaka serire. Mike nawe arangije abona ko kudupira twa bera yabora agapira ka 8.
rwa ruziki rwarimo rwasakuriza ruhagaze, igipande Mike yari ahagazeho kirariduka. Mike akizwa na Ben habura gato ngo kimutware. Umuziki wese wongera uratangira bundi bushya, maze groupe imenya ko hano hose harariduka nibatinda kubona Serire. Amanda aranyurira hejuru ageze asanga Sefu ikeneye kode. Nyuma y'umwanya munini zavumbura ko kode yishe mu mabara y'iyi posteri. Mike waruzi bera yese atangiye gusanisha amabara n'imibare ari kudupira. Baravumbura ko kode ari 9810. Amanda yishyizemo yanze umuziki ari gucuranga uhitahagarara. Mike na Ben bagiye kuriduka bahita basanga Zoya aho yarari. Nyuma batwereka ba Mike biro bibana byinshi Zoya yarangije yemeza kujya ku rundi ruhande. Afashe ku bitingo byambukiraho biranga kubita umutwe we hasi, atangira kwibuka accident y'indege yatwaye umuryango we wose. Zoya nyuma y'umwanya yaje gukanguka abona ko icyumba barimo gicuritse. Ayesa Amanda nayo gucurika kode ngo arebe icyo bitanga. Amanda yicuritse koko Sefu iremera ifunguka, afata agapira agashyira mu mufuka, aranyatangira kugendera kuri BR asanga abagenzi be. Twihuse batwereka agapira kava mu mufuka Amanda kakagwa hasi. Amanda agakurikiyeho umuziki ari gucuranga uhitahagarara. Amanda aranyira agafata akanagira ba Johnson. Wahita amanukana n'umugozi wa telefone, ibyo biba birangiriye aho. Nimba uri umukunzi w'amakuru agezweho y'abahanzi, siporo n'imyidagaduro, ufite inkuru zizana wajya ubisanga hizewe ku isheja.com. Iyi website igwa amakuru yose ashyushye kuva mu isi ya politike kugeza muri business, ndetse n'agakuru kose uzajya wumva gacyaracyara hanze aha uzajya ubanza ujye kugakonfirimira ku isheja.com. Si n'ibyo gusa, nimba uri n'umukunzi wa tekinoloji nshya na filime zisohotse vuba nkanjye, isheja.com iratubereye. Kanda link ya mbere muri description cyangwa se social media zabo search isheja.com kuri Facebook na Twitter, ubundi uzanshimira nyuma. Urakoze cyane isheja.com utera inkunga video yacu. Tugiye kuri game ya 5, batira groupe yinjira mu cyumba kimeze nk'ibitaro, maze bose babona amazina yabo ku bitanda bitegereje neza. Babona bimeze nk'ibitaro barimo igihe bose bari kwa muganga. Groupe itangira kwibwirana ngo barebe niba ari icyo bahuriyeho, maze nyuma bavumbura ko bose bakoze accident y'ubwoba, kandi ko ari bo bonyine bagiye bayarokoka. Zoya yarokotse accident y'indege, Jason arokoka ubwato, Ben imodoka, naho Mike arokoka ikirombe cyabarudikiyeho bari gucukura amabuye y'agaciro. Zoya yahise ajya no kureba Amanda na Dan, aranja asanga Amanda ari wenyine arokotse intambara yo muri Iraq. Arebye Dan asanga umuryango we wose barawuroze, arokoka ari umwana wenyine muri famille. Groupe yahise imenya ko abantu babazanye hano babazi neza kandi ko naza invitation ari baziboherereje, ndetse ko plan yabo ari kureba umunyamahirwe wa mbere mu bandi banyamahirwe. Twihuse batwira televiziyo nyuma yake irangije bayindi misiyo. Bavuga ko bafite iminota 5 yo gufumba speed bashaka umutima utereraho, cyangwa ngo batere gazi babuza guhumeka mpaka bose bapfuye. Jason yahise azana icyuma gipima speed y'umutima gishyira kuri Dan kiraferinga, ashyize no kuri Mike byanze. Ahita atangira kumutera injuga bamukubitisha ibyuma bishitura umutima kugira ngo bazamure speed y'umutima we ngo barebe ko byemera. Ku rundi ruhande Feka zavumbura ko abantu bari gukontoreza igame bari kubarebera mu makamera. Zarangazana urwuma atangira kuzimenagura ngo uko mu gihe cyose bari kubareba batatsindiza game. Jason nawe batwereka kubitisha Mike bya byuma maze umutima uratera cyane ahita apfa. Jason abonye ko umutima utera cyane udasoza game, atayishyiraho ibyuma none akora imbusane aturisha umutima we, atangira gutera munsi y'umutima w'umuntu usanzwe. Nyuma batwereka Jason atsinda gusa gazi n'igana atangiye kuzura icyumba cyose. Ben afasha Zoe ngo bagenda arangamubwira ko atakongera gukinira ku mategeko y'aba bantu. Jason na Ben bahise binjira mu kindi cyumba baranje bisanga mu yindi game, bafunga ikiryango cyarango bakomeze bahita batangira kuzungera. Ben arebye inyuma y'umuryango asangaho message ko barozwe, misi ubu ngubu ari ugushaka antidote. Abasore bahise batangira gushakira ahantu hose ngo barebe ko bayibona. Ben wari uri kuzungera arebye muri televiziyo abona ahantu hameze nk'akabati. Agafunguye arebyemo asangamo doze y'umuntu umwe gusa. Jason abimenye bahita batangira kwirwanira gusa birangira Ben ari witeye. Twihuse batwereka Ben yisanga muri cya cyumba twatangiriyemo filime. Barangije batwereka Zoe nawe yataka abasekirite, amaze kubakubita baka imbunda yabo, atangira gushakisha inzira yamusohora hano. Dusuye kuri Ben batwereka naho ahungira cya gikuta muri Shamena, kimaze guhagarara itasohoka yisangaho bakontorera izi game. Ako kanya Ben agiye kumva umugabo asohoka ari kumufelicita, amubwira ko ari we mastermind w'izi game. Ben yahise abaza umugabo impamvu akora game zikenera ku buzima bw'abantu. Umugabo arangije amubwira ko ababilioneri n'abapolisi bakomeye ku isi arizo bakunda. Ben amubaje nimba yatsinze ubunono yakwigendera. Umugabo amubwira ko atsinda utwaye ifarashi, ko ifarashi itagitsinda na rimwe. Ikigabo cyose gikuramo urusinga cyane gitangira kumutera umunigo. Zoe nawe umaze kubona inzira imusohora abagabo bahita kirasa mu mugongo kirahunga. Zoe arangariye kuri Ben gihita kigaruka kiramwataka, kigiye kumurasa Ben nawe itazaramukiza. Anacyaka yambunda kirasa amasasi 2 bahita bisohokera. Ku munsi ukurikira batwereka Zoe na polisi kuri ya nyubako. Binjiyemo imbere zatungurwa no gusanga Herade abagabo bagiye basukura ahantu hose ku buryo wagira ngo bamaze imyaka nta muntu wakandagira. Polisi yahise ibaza Zoe babonye ari kurya iminwa bahita bigendera. Zarangiye asigara ngaho byamucanze ari kuvuza induru. Nyuma y'iminsi we na Ben bavumbuye ko iyi mikino izongera kuba, bahita biyemeza kuzajya kuyizambya. Iyi filime ifite igice cya kabiri nacyo kiryoshye cyane. Nimba ugishaka mbwira hasi muri comment, nimbona muri benshi nzakiba. Mu gihe utegereje igice cya kabiri kanda hano
rero iyi filime y'imbeba zariye igihugu cyose hafi kukimaramo abantu.